muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora nta gahunda uraje bandi bari mabara bapita pita bigisha ngo urabona gufata Ferrari uko bande gufata nguriyane babashuka mujye mushaka bari mbazi byo bakora cyana n'umuntu wigisha abashoferi bano batwara mu marushanwa bagira ibintu mugakana kandi sakara mbi yagazeho ya nuko filime tuyitangiye kwanza nani mpamvu yo kuvuga byinshi nkatuye na Panda Sekoki Panda zino gufotora Aki2 Pictures bona abategano cyane cyane na Panda abonye visa yo kujya state ari uruhinja ku mafaranga 500 aba yashoye tayari bategwa bane myinshi cyane Astro Show GT Business Group izi filime kuzireba n'ubuntu ya kuri internet bandike wa Akadomo IGT Akadomo net Prime Work Studios dore abonye abandi ngabo na Malaysia nandi bateguye nimubona soma nihuta mutagira ngo Wira ko filime yiswe shaka kubyite Wira tanyira kuno bakobwa muri ringi basaye umugoroba yamirwano hano barwanira nagari muri stade cyangwa muri arena ni mumbarize yamirwano bitemewe hano bimwe bagukoma ukaza kwivuza nago bibareba bakobwa ebyiri Venus kujya hapa mukura menyo yimukuye menyo nibwo turya bahaguruka semwere sike bakobwa warangiza ukajya gushaka ugakubitana n'uyu ngo tagutsinda mu nzu maze ndore mukobwa mukwegera w'igikatu baretse amushyiraho akaguru yesike imbavu bijyanye nabyo mukobwa namuswata musa gato kuri seri ry'amenyo Venus mana baragundagura do hano abucuruza mugo ku Karubanda muri bwa Silverberg muri Aziya nicyo cyobya bwegere tirimo irarwanya bwo byinshi bya Aziya mugo yabaye ikibazo mukura amenyo mwisingiraho bakobwa bose kazi karahawe koma karamufata karamuniga yangaravera maho yambaye uburinda amenyo ariko namwigaranzura ariko kuguha ntago mvira mwaho ubwe sangara filime nazizanye ntago mvira mwaho unaga hakurya Venus mirwano nta mategeko nushaka umushinge n'amenyo fako tsinda gusa karamufata kamuteri karamuniga mirwano nta mabwiriza nushaka umushinga amenyo mbege kibo data kwa TV kamutera umubare biryo umusaya bayo data we chobita apakat yewe data we haiga data yo hano ukoma waranye nago bumva tangije teje nzara mu maso hano amabwiriza na amategeko samwe mutokora amutokoza nako agareba neza murwane aha ukomye mu maso nago kareba nakubikiriye uzuru kick yanyabyo kobwa jya hasi gushaka ibiceri hasi hejuru ajanjadesh hano nta mategeko yamirwano letemewe na leta bayikina mu bubari hano hatemewe masaha y'ijoro tayari Mal Media Entertainment Aki2 Pictures Golden Screen abandi benshi cyane abose nabateguye
nawe mwumva ni mwenye sauti nta mpamvu yo kwivuga ko nyivuga byonyine there today uhita uvuga ati tu the one and only the Premier Sankara the one and only mwite Samano cyangwa Sankato Sankatiyudi ko mubishaka ya tayari gatinze hakuno hari inganda ziri hakuno hari byapakira bapakira mu dukingirizo tayari ana RBC yazaga hano hari uruganda mugenzi rukora imipote barazisora ni nyinshi bukingirizo bwinshi condom mwomeza mbabwira mukomeza mwibuka ko na sidiriya nanze twugarije tameze neza sida nawe yagiye mister ntuzajyananirwa kwifata ujye ugura agakingirizo imwandurane mutazitwaza Sankara ntabwo nabagiriye inama hano hari bisi yazaga basaha igitondo umusore wavagayo ati uyu mujyi tempat sial ni ati mani mabare kuhangarutse muri aka gace tempat aku membesar hano narakuriye dulu aku pergi mana pun dekat sini ati hano abaturage bari banzi cyane semua orang hormat aku abarananyubahaga lagi ramai yang takut usibye ko nubwo banyubahaga benshi baraninyaga diri aku sendiri nanjye ubwanjye naritinyaga including myself orang nampak tenang kat sini ati hano mbanza abantu baranatuje di tempat ni hano hambereye umuvumo ndahunga njya kure sial tempat ni timpa keluarga orang sendiri ati uko nahunze ndakeka ibintu byaratunganye keluarga jugalah aku balik ati kubera data n'umuryango wanjye nahisemo gufata umwanzuro wo kugaruka muri aya giturage nanya aku nak menghadap tempat ni lagi ati usibye ko nazongera kwangiza umwanya ko nawutaye imbere hano niho nakuriye usakiraho polisi inyuma ye Berhenti! hagarara usha Jangan pusing! ngaho utarahindukira ariko guma gutyo kiri igikapu hasi ni fandi Encik dari mana? abona uturukahe macam ndetse mu gace kitwa Macanga Tunjuk IC. nyereka irangamuntu nambura akarangamuntu Kad naik tentera ni kata dekat sini je. karita sharye muhimba amarangamuntu y'amahimbano itu rumah bapak ati hano ni naho data yatuye niho mama nagarutse keluarga hano hari umuryango cyakuzanye n'ikintu family affairs Boleh pusing. ubu wahindukira sha Perlahan, perlahan. hindukira gake gake tazadusuzugura hindukiye kumbere mushuti main-main kan mwana warangiza umuswa abana Tak ya, ha? sasa kunafite mushuti yaragiye ahunga karitsiye asanga mushuti yabaye umupolisi bazakora umubyayi mana ada orang sini hano boleh rwose abantu ndabona baratuje karitsiye zigayemo amahoro nta kibazo Gari kau kat sini juga ke? karitsiye bakuriyemo jadi inspektor bu ni ati nubaye inspector Boone nagarutse mu kazi neza tak kerti nak pancung rokok golongan barhen macam aku ati ariko cyari cyananiye no kuva ku ifege ntago nareke kunywa itabi ntabwo ni inspector Komando. ariko numvise ko nawe yagiye mu gisirikare bayi mu komando komando bencin ati nagiye mu gikomando ariko nagiye mu gisirikare nyiri muto ni aku pelik ni nabaye retired navuye ku rugerero ugeze umwe yagiye mu gipolisi hano hari abasore Macam itulah. uribuka ntabwo tumeze kuriya Sebenarnya hasut aku jual malapetaka. kenshi twakundaga guserera ukitambika udashaka kujya mu kurwana So rumusan dia. wakundaga kunshyigikira Kalau bukan pasal kau, yaba atari wowe aku takkan jadi setan. nakabaye narabaye ikirara Tapi kalau bukan pasal kau jugalah. ariko warakoze muvandi umuntu abaye inspector mu polisi bararwana hakurya Kau nak jadi melawan dari baru? utanye neca Jadi-jadilah, tapi jangan. byabera iby'insoresore usanga muri karitsiye zirwana nta mpamvu batangira guserera inspektor inspector dia kau ni kariya ni akazi kawe sinabakiza
Biasanya Meregis. kalau orang buat bising macam ni, kau dah tapau dah. reka nabo barwane bazakura nta birenze. Aku merantau jauh-jauh ni pasal apa? uzi impamvu navuye muri aka gace Sebab aku nak berubah. nuko kano gace nyikabamo numvaga ntazahinduka. Tolonglah bising ah. nawunze iyi karitsiye kubera ibyaberagamo. Asal aku nak tolong, jangan gaduh sangat kan? Gaduh lah. ubwo bari kurwana bareke barwane. Hantam dia kuat lagi. mukubita nshaka ukuntu urwavana rurara rwo rwa karanga Aku. badundanisha ntacyo bitwaye. bwatinze fana bamaze gukubitana abakubita imodoka inyuma zijya kuri sitasiyo bivuze ngo buri umwe yakomerekeje mugenzi we. Hasan, aku Hasan. dua ekor ni. yende by'abana babiri Ingat pula aku kat kau sama dulu-dulu. ndebwa mu minsi ya kera ukiri muto. Rasa pelik tak? Duduk belah depan kereta polis. tubukwaciye imodoka ya polisi iratanga. Ni Hassan Munas. yewe niyo bita Hasani Munasi. Ho, kumbe yari yarubatse izina. Serius lah. seriya uri Hasani. Tak pernah kalah tu. niyo Hasani utarajya gutsindwa mu mirwano yo ku muhanda. Jap. cyewe data Kau w'Imana. tapak balik kan? mani wari waranditse izina nta muntu utakuzi muri karitsiye nubwo umaze imyaka waragiye. Mengenai aku. ntabwo ibyo bikindeba navuye muri ako kazi k'umwanda. mwanyibeshyeho. bana musore ubu yari azwi hano muri karitsiye yirwa arwana ku mihanda. kugera hano arahanserera jamela. tangira kwibuka kera hari umukire waje agura parisezi wabo ashaka kubaka uruganda ari umushoramari. bapanga kwimura abaturage byabe n'umuntu aza agatanga ibiceri muri leta bakabimura ku ngufu bakaba ubufaranga budafashije. Hassan, Hassan. Nak Hassan. selfie satu boleh? twafata agafoto. abana n'amaserifi ni ibintu byabo. genda reba karitsiye yarahindutse. umukiriya yaraje atanga ibiceri yubaka uruganda rwitwa Rajmera. aku boleh cerita dekat kau siap-siap. Tapi ntabwo nakubwira ibyabaye. aku rasa lagi elok ntabwo nakubwira uburyo karitsiye yahindutse ariko wowe ubwawe uraza kubyibonera. kau sendirilah. Tengok apa dah jadi. ibintu byarajambye kurusha uko wabisize. Terima kasih pun. urakoze bun. Tumpang je. nta birenze. Dia tarik lah. Bukan pasal. wanguriye icyo kunywa undi ati ntabikaze. Terima kasih sebab tengokkan dorang masa aku tak. kandi warakoze kwita ku baturage ubwo nari mari. mani turi inshuti ntabikaze. Hasan, Hassan, adik kau masih single? ako sister we ari single nta mugabo arabona. Aku pijak engkau je lagi. amasenzo wowe nongeye kumureba twanaserera. bakunda kuganira mugenzi bitera blague. sawa kivani genda aho abantu babitse kuri sitasiyo barye ku bigori. hano do karitsiye uko yayisize mugenzi ngo byazambye kurushaho. yayihunze avuga ati wenda ndebe ko nahindura ubuzima mbe nanahinduke. nawe yari ikirara arwana ku mihanda ngo yagiye mu gisirikare kimwigisha disipurine niko kugaruka iwabo akimara kuva mu gisirikare. dore bakaritsiye ni karitsiye yagoswe nta terambere yarazwe azasanga wenda harahindutse ntahitaniye na karambo. dore umuturage umukire waje kugura karitsiye bimura abaturage araza akababwira ibitangaza. tugiye kubatera amafaranga tuzabateza imbere turabashingira butike rwabakira pariseri yawe yitanze kubita ubufaranga bw'inyica n'ikize kubita miliyoni bunga ugatanga itaka bari buzahingemo n'abuzukuru bakazaryaho. babahaye icyetaje cyagoswe bajya guturamo. karitsiye nta terambere ni nka karambo cyangwa gatenga. nizo karitsiye usanga uko wayisize imyaka 10 ishize niko uyisanga n'uyu munsi. nta terambere cyangwa gashyikiro. nta terambere wahasanga. nakata do abanywera mugo do kuko harubanda ntabyo kuyihishira do. akurura cyamugo yinyuriza mu mazuru nta kwambara ntaki. nawe iwabo niho batuye kugera aha ibirahure byashize mu madirishya. yarebye iwabo do reba ivaze. ari igihe uhungira ahantu ariko ugasanga ntacyo wasize. uko wabisize ahubwo byazambye kurushaho. gukingura Waalaikumsalam. murabura kureba neza
kagakobwa twabonye karwana mu mirwano filime itangira kari hakuno gacaho nimbaraga shikike ntumbaze akiraho hazana muzehe bararebana muzehe mugenzi yutse umutima niba ari umwana yari amaze igihe adahari nta kundi nk'umubyeyi agomba kumwakira ubukene ni bwose umukire yarabaguriye azakuna na muhungu we ntago muzehe yaba mwitabe bakubwire ngo ririce reka reka hajye mwitaba utazabimbwa Darah si macan bagi pecah tingkap lah. rwose amadirishya yashizemo Bunga kita apa kan? niyo mpamvu n'indabyo zacu wasanze icyuma rimwe gishinze Dua-dua. Macam tak sesuai. na papa ndabyumva kuko Aroma aku dulu menjemput dengan barang tu. Bertahun mama yarapfuye ansigira kiriya cyuma besok aku buat turun di dinding. amubwira yuko rwose tuzakizana hano Sampai kelas aku tak buat. Bila dia mati. ariko ibyo yansabye byose nabikoze nyuma yuko yapfuye mama wawe nawe waradusize ari we musore mukuru uragenda Buat untuk letak apa sebelum ni. ariko wenda tujye dutunganya bino bivaze mama yasize Kamu kata tak bimwibukireho pada aku sesuai nak. ariko nyine ntacyo bintwaye Ayah, dia nak pergi kerja dulu. papa nanjye ngiye mu kazi sabo asezera najya avugana na musaza we Kau dah bincang dengan dia. mushiki wawe mwavuganye Kau balik sini nak selesaikan masalah dia kan? rwose mushiki wawe kubuje atangiye kwizera ko uzakemura ibibazo bye Tahun ni saya kat Kemanchang. imyaka 2 namaze muri iriya nkambi ya Machang Camp Ada kamu singgah kemudian engkau. wagiye gusura igituro cya nyogokuru wawe se Ayah, oya simpan sikit duit. papa hari amafaranga nabitse Termasuk dengan duit pencen, saya nak nkurikije beli n'amafaranga aho naviriye mu gisirikare ya pansiyo bamaye rumah. Sebuah rumah kat imana papa kuba nagura iyindi si nzu mahal ayah. Kita kandi beli inzu kat ihenze sana je lah. reka tugure inzu tuve muri aka gace tugende duturemo aho mwana wanjye usigaye utekereza neza Ayah ikut sekali papa dengan Zain. ngwino tujyane mu kandi gace kitwa Zeyini tuve hano Ke sana je lah ayah. tuzaturizeyo Ayah tak payah dah kerja kat kilang. ibintu byo gukora muri Uganda ntabwo ari byo Lepas tu, adik pun boleh. Dia beli lagi wowe na mushiki wanjye Zeyini tuve muri aka kazi daripada masalah dia. mushiki wawe rwose ntabwo yava hano hantu uzaba ugiye kumushyira mu byago Macam kau. nawe kandi ntabwo byari bikoroheye Sekarang dah beza Hasan. ibintu byarahindutse Hasani Berambus di tempat ni bukan. uriya mukire na jya ntabwo yatuma ari umuturage uva muri karitsiye uko yatuguze nta n'ubu tugomba kumukorera Kecil sangat ke kilang tu? papa nari nzi ko hanga ruriya ruganda Maki arwah mek. Sebab tak nak mama pindah. yararwangaga nubwo yarukoragamo Kerja kat situ lepas tu. ntabwo mama yashaka gukomeza gukora muri ruriya ruganda baduca amazi badufata nabi Kerja. Sekarang ni ayah pula. nawe nakoreye uriya mukire none umuntu wari kumukorera Aku tak rasa kau akan faham. mwana wanjye sinimvija kubyumva ibyo mvuga Macam mana arwah mek tak faham, macam tu jugalah saya. wenda nuko na mama nawe utajyaga umwumva Tak siapa pun faham. nta muntu ujya unyumva Salah dunia ni. hano nta bintu bigenda neza ntabwo amakosa ari ayawe Yalah. papa bitekerezeho umusore amubwira ati hari amafaranga nabitse nawe uraviriye mu gisirikare hari amafaranga ya pansiyo leta ijya impa twakimuka hano tukajya tukigurira ahandi itaka ariko tukava muri karitsiye sasa abaturage bose umukire amaze kubagurira yafashe umwanzuro w'iki kubakoresha ngo afite uruganda umusore hakuno muri karitsiye Dia ada awet lawa cuba. mwana nabonye umugore w'icyuki ijoro ryashize Assalamualaikum. Raja. yewe Aduh. raja yaba ahari Siapa pula ni? nindera abarara bo muri karitsiye hari abakimwibuka bakuranye Nazmi Abang Hasan. Hasani ni wowe Ya Abang Nazmi. yego Nazmi Ni mak kau tahu tak? Kau kerja kat sini. Apa pula? mama wawe yaba abizi ko wakoraga hano Tak tahu. arabizi rwose Ikut macam idola aku juga. ati rwose akunda kunkurikirana ibyo nkora byose Silap aku je teladan. mwana wakabaye wigira ku makosa agiye ukora Bukan jadi bodoh. Ikut macam aku. ntuzabe umuswa nkanjye kabone nubwo nawe nari umuswa naje gufata umwanzuro wo kuva mu burara mu muntu muzima Engkau jaga keluarga kau sendiri lah. wajya ureba bikureba se reka twinywere sha za mugo bitwaye iki se Jalan kau tu lagi bodoh kot. ya mwana mushiki wawe nawe yabaye umujanki mushiki wawe
wa wundi Zaini mushiki wa Hasani Adik aku jalan. mushikanya anywa mugo Iyalah. n'urumogi wanyumvise Apa pergi cek pasal Raja sampai macam tu? ntabwo yava muri company y'umukire Raja aramukorera Kak Najwa kau apa cerita nawe se mushiki wawe Najwa Maklumlah aku lama tak balik. Jadi aku tak tahu perkembangan semasa. mushiki iyo ngaruka hakiri kare nakabaye mutereta Jadi kau tanya ni jangan marah windi akarira sibyo ko nkwaje mushiki wawe Betul ke dia meninggal? ariko ukuri ni mushiki wawe yarapfuye Overdose batu? ya nawe yazize kunywa mugo ihambaye arakirasa Betul lah. anabyibutse koko Itulah orang cakap. agirira uko ridashira ariko Jangan menjalang main batu. ariko bitewe n'ibyo abaturage bavuga nawe yari umujanki yikundiraga mugo Kan mati kejung. ariko agira ubuzima bwiza kibiza n'umujinya cyari gitangiye kuvuga mushiki we yabibwiraga kuva kuri mugo ko muvandi bibinazi ngo ni mugo aruwaje uyu mugabo mwega muri Raid Redemption Raid 1 na 2 ariko nayo ko Waze Kamu tak jumpa. cyangwa Matt Clark agabona indwanya shawo urashaka iki Wow. kumbe kugera hano bafite ibyo bita baje kureba umukire Ni Raja tak ada bagi ski pension. yewe Rajana agaraguye imodoka muri izi zatunze se mukirura hafite amafaranga za Lamborghini ama Rolls Royce imodoka zihenze Abang Hassan lawan dengan Abang Ifrit. haka bonse umwe Hassan yazarwanya n'uriya Agak siapa mu- Ifriti Yelah. muri ring Dia jadi fighter. yaba ari mu Rwanda rwose w'abanyabigwi Seraja. wana bagakomagurana Semenang. iki baragicyuriye ntabwo gishaka kuvuga mushiki wacu yishwe na mugo yamurenze Hasani nabarazwi hano Hasani arashaka guhura n'umukire waguze iwabo bavugane dore ya mirwano itemewe mbere hano mu kizu gishaje cy'umukire abafana bakaza bakabukuramo ibiceri hano niho bacururiza za mugo abo ziba zakomaguye tayari hano y'urugamba rwambaranira komaguranisha musore nawe nibyo yakoraga mbere ko ajya mu gisirikare akubwira ko igisirikare yari cyatumye mugenzi asubira ku murongo akajyana discipline do babizana n'abayipa cyajya ni kondomu ubukingirizo kandi ndani abari mu mugo mukire yifunguriye business mpereza agakingirizo urebe akakagura barangiza gapfundura agakingirizo doreba mugo indani hey abacuruzi b'ibyo baraje we barangiza bana ba rubanda bakashirira piga ye mpereza mugo mpereza hano bango beto mono sha tayari business iraha bazanye ikimogi cyitwa mugomba gusara ibyo bahina bakabyita mugo tayari wa musore Hasani yasabye kuba yahura n'umukire iri hano hantu kugera hakuma umukire ari igipagasi niba cyamwibye arafite ibibuga komeze mbere se nyine And this is for Ho Chi Minh. Boss. This is for Geylang. Ibi ni kubwa Geylang. You can take my... Ubwo gambana abapagasi banje sha. Ubwo bateza leta. Anafite umukozi ni wa leta yaramwaye ubufaranga aragenda agambana abagenzi bafatwa na polisi. Apagasi w'umukire ibyo ari marazira. Tanga makuru ya government baka amafaranga ava muri mugo. Unaruje kumureba. Tuan Raja. Raja. Hassan Munas. Hassan Munas. Baranaziranye. Ya wa mwana we. Are you really back? Wagarutse byanya byose. Ama betul. Haciye igihe koko. Wanze kunkorera uragenda no muri garuye.
Apa tuan? Saya kejap ini. Ntago ndi bugutindire boss. Ah, yes, I forgot. Nari nibagiwe. Lieutenant Hassan now. Harya Hassan waragiye wanga kunkorera hano nuragarutse. Lieutenant Musaru tuan. Please. Navuye mu gisirikare niriye tona. Lieutenant. Put Antoine. Byari byiza kuva mu kazi. Aja. Ariko ngiye gukomeza unyitana agenda cyari wa wundi. Kaga kobwa karwana na muri nimugoroba. Well, Lieutenant Basara. Ego rero navuye mu kazi. Tuganire. Ne cyatumye ugaruka hano. Raja. Raja. Saya datang nak minta perkenalan Raja. Ntari cyifuzo rwose naje gusaba mutima mwiza. Boleh tak kalau Raja Nkwingize rwose. Jangan ganggu adik dan juga ayah saya. Hasi wambabari ukareka mushiki wanjye na papa ukabareka bonyine. Ya, yang pasal hutang tu saya faham. Ndabizi ko bagufitiye umwenda. Saya akan cari untuk bayar balik, cuma sekarang Nzashaka buryo cyo umwenda nakwishyura kwishyura mushiki wanjye na muzehe wanjye. saya harap Raja Kandi nzabikora. Wakwibihanganira. orang Bareke je. nta kiri ngusaba. Hasane. Bakira bumba amasasu. Hano kwica abantu ni ibintu bisanzwe kuri bo. Dudu Hassan. Hassan icarira tuganire. Ushaka mushiki wawe mureke agende naso kukanga nikisi aguha utura ariko mpaka siwe. First of all, Hassan, you know how this works. Hassan uzga business dukora uburyo ikorwa kandi ni ibintu bisanzwe. I don't let anyone in. Nta muntu njya mbeshyana n'umuntu bangamira. And I pity anyone Nta muntu ndambura. I trust. Buri muntu ukamworeye ni kumuhemba. Ya. Yego. Secondly, Cyakabiri. back to the issue of adik dengan bapak kau. See, Ngarutse ku byaso na mushiki wawe. dia orang not like you. Ntago ameze nkawe. You understand me Ndaje kubyumva. well, and we both made banyak duit Ni abakozi beza kandi njye nabo dukora amafaranga menshi. from your time downstairs. Ndakeka nta kintu kibazo dufitanye. You both nampak the opportunities I was giving the community. Ati rwose usa nkaho urimo urambuza amahirwe n'ayo n'abaturage kubateza imbere. Saying, dia lebih ikut bapak kau orang. Ariko muko mushiki wawe ameze nka so nta kibazo cyabo. Syukur Ntago wajyaga bagaha ibyo mbahaye. that she clearly did not have. She challenged me buat pengumuman to everyone that she was going to Undi cyo ikosa rya mbere yakoze ni ukunca amazi no kunsuzugura. humiliate Ubundi ntago namuretse akaragenda akibera ubuzima bwe. wanita raja tak bertabal. Nih, Namufashije nk'umwana utanishoboye ntashaka kwizamura kuri njye. Sikancishije amazi. yang hantar you Hasi umenika ngo bazi. Niba ari mushiki wawe akuzanye. sini. Tak Raja, dia tak suruh. Oya ntago ari mushiki wanjye wantumye. Anu, Aya bwese ukuri. kalau Zain yang hantar you sini, tanya Mushiki niba ari nakuzanye ugende umubaze ngo mana courage dan hubris dia from the other day. guhera uriya munsi yanga ko nicundeba nawe. Izindi mbaraga ari buzikure. It's good to see you, Hassan. Yeza kongera kubona Hassan. Be my beef. Naho mushiki wawe kwanga kuryamana nanjye. Nibyo bintu ikosa yakoze. So if Zain Azahora ari umupagasi wanjye. wants to talk, Iso nawe agume mu ruganda rwanjye apakira imipote ayishyira mu mugo. Bose bazaguma ari abapagasi banjye. Urakoze Raja. just welcome. Kandi mu gihe nabahaye inzu bagomba kubamo. Nawe utagomba kunkorera kandi ku ngufu. Kwaguhembwa urusenda. Ugakora amasaha 28 y'umunsi yose. Fred. Ifiriti. Sigarare ku musensi. Ubwo mwazanye. Do. Hano ifite imbwa ebyiri Jado na Dani. Ayo. Do. Sasa hakuno. Ni one way je. Nak keluar belah sana. Ari indi nzira hari ya tumusohoka. Cariye. Kibaje cyuri ati mushiki yawe yishwe na mugo. Yagashize amariko. Nacyo kirayinywa. Jap. Nako buretse. Sebelum Nazmi nak start bagi signal untuk korang belasah aku, Mwana mushaka kuzamura umwanda cyangwa. di sini aku nak ambil peluang. Byari byiza ko byo mvuga. Aku Kandi muvane Nazmi. Mbabarire niba nakubwiye nabi. sepatutnya gua macam tu pasal kakak kau. Ntabwo nakaba nateye blague kuri mushiki wawe wapfuye. Mubwira uburyo yishwe na mugo. Lebih baik kau cancel lah plan kau nak pukul aku. Ahubwo impamvu nakwibukije ibya mushiki wawe kwangwa mugo byari nko kugira inama kugira nawe ndebe ko wayivaho. Plan apa sial? None ushaka kuvuga iki? Sini kerja dah apa kau cakap ni?
Birimo arambwira. Kau shooting je action cut. Urabizi iteka muri iyo bakina filime haba harimo tipe. Go. Ariko tipe aba ari umuntu muzima kandi ugomba guhindura benshi. Kan? Ntabwo ngamije kukwataka. Genda. Tak. Fongo monwa vanu ugende. Seram. Ni macam cerita perang pula. Wikira akazango muri filime z'intambara. Reba hakuno uruganda. Ntabwo rudafatika. Bazana amaniga hakuno. Komeza imbere ariko. Genda amusunika. Uruganda rusa nkaho rushaje. Kugera. Sasa umukire yifitiye ekipe y'amabandi. Mwamururije. Sasa bari kumukomando wabaye retired yavuye mu kazi. Yahoze ari ikirara. Aza no mu gikomando. Cyangwa biti mbobo sasa. Sasa bakiniraho. Nashaka kurwana. Ndagukoma gusunika. Bamura ashaka gusererana. Sima ibobo. Uhaze mugo. Uza kunyuziriza imyuka. Ari yukanyira. Nta ruzingo. Shaka guhangana narwo. Muzararane hasani. Uno kuboko. Uzo n'imbaraga zitabi. Narombe. Arimo arabasunika gusa. Arangije. Kaninyurire hako. Ndonyene mugoye serere bayaguteye. Ni wabasha. Kigiye no kujya gutabara. Ikoze. Arangije kanimanuza ku mifuka ya mugo. Amabandi ni menshi. Kabasenzi. Baramuza naho furi. Arabasunika bagahita bagwa hasi na hafite imbaraga zihagarara. Kaza n'icyuma. Ko nkuyu we. Iferabeto. Kira mubaga kuboko. Sasa mushinya wa musenzi we. Mutarwana kimufatira ku ijosi. Ngiye kujimutera mu kiganza ku ruhande. Mwana urabona ruko byananiye cyangwa. Mwajya mutanga amahoro. Mambasa kakak gua tadi. Babarire kandi kuba navuze muri cyo yishwe na mugusi byo. Amwabozi bwa kabiri. Aku tak patut cakap macam tu. Ntago nakabera bivuze ko namushi cyo yararenganye n'inzira karengana. Dia pun mangsa juga. Ntago yanyweye mugo ko ayikunze. Jangan je macam itu orang. Ntago inamera nkaye ngo mumuswa. Lagi untuk kau belah tempat ni. Icyo nakora no kuguhunga. Kira n'icyuma cyawe so kundushije imbaraga nuko nkurusha ubwenge. Imbaraga si ibirayi. Utekereza mbere yo kugira icyo ukora. Cyane amubaze kuboko arikomereza. Kombe kaze yini hakuno gashikige mane gataha ijoro. Bajya bahuza. Yarabataye yigira mu gisirikare akiviriye mu nibwa kigaruka. Ucanye tara umuriro ntawe. Kuza hanze abandi baracanye. Bivuze ngo bano fizibre yabo yamanuwe. Elektrik tak ada ni kerja diorang juga ke? Muriro uracyagenda hangu cyo kuvana mbere papa ari. Zain, Yewe Zain. Bosho naye ntavuga. aku tahulah kau marah kat aku. Ndabizi ko wandakare ko ntabwo akabaye uraka. Gacaho karivumbura. Bacanye bwa butara bwa zamani. Karangije. Gashike mugenzi karamukunda. Karajyana kazana hakune ibipfuko. Kau dah tak marah kat aku ni. Ntabwo ukindakariye. Dari kau 8 tahun kot. Ukifata nk'umuntu ugifite imyaka 8. Jen, Wagiye kureba wa mukire Raja. Cyane. aku dah agak dah. Nari mbizi. Tak ada pernah lah orang keluar daripada ofisi Nta Raja. muntu ugiva kuva muri ofisi ya Raja gutya amahoro. Tu tak percaya bala macam ni. Kau masa Niyo bavazanye ibi bikomere. tak dia yang tak berhati dengan aku. Ya tu. Umva ibibazo bajya. Gatikira ugakunda kurwana. Kan? Urabaza amuswa. Jangan ni. Pada muka kau. Umva ibyo ukora ntabwo ari byo. Sangkul lutut aku tu. Lama sangat. Aracyakoresha amavi cyane rwose kuva nka kera. Mugenzi nawe avare ebyiri barakundana. Siapa aja kau? Ndagugishije kurwana. Ha? Ndagugishije gutera imigeri. Tem bukan kau. Ntabwo ari wabingishije. Kau bukan ada kat sini. Ntabwo ari kugira ngo ube wanyigisha, wari yarigiriye mu gisirikare. Aku tahu kau marah kat aku. Ndabizi ko ndakare kare ko byari ukuri. Aku pun tak sangka hilang lama macam tu.
ntabwo nanjye nari nzi ko uzatinda. Tahu-tahu je aku ada kat camp Sungai Udang. Nagiye mu gace ka Sungai, inkambi yaho yagweneje mu gikomando. Dik, Zain, aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si Raja tu. ndakeka dufite amahirwe kuba twagenda tukaganira n'umukire turi kumwe uriya mukire witwa Raja. Esok kuih aku pergi jumpa dia. Wenda ejo tuzajyanayo turi babiri. Yatwumva. Semua benda ni aku nak kau dengan ayah. Ni ukugira ngo ideni ryawe na papa abicuza Iko. turebe ko ryavamo. Turi icyo twakora. Kena ajak kita lari. Shaka twirwanga duhunge se. Dik, aku Umusore nampak afite umupango wo kujya kubakira ahandi hantu bakava muri karitsiye. dengan mata aku sendiri. Nabibonye n'amaso yanjye. Hano hantu ntabwo ari sawa. Dunia kat luar jauh lebih bagus. Betul. Hano hanze hari isi nziza twagenda tukituriramo. Boleh tak kau dengan ayah buang ego? Wowe na papa mwaza tukajyana tugatangira ubundi buzima. Dengan ego. Hari abantu bumva ko kuva ku ivuka ari ikibazo. Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini bungkus Natwe reka arani twajya. habis hilang semua masalah orang. Urashaka dufate ibibazo byacu tubyane mu yindi karitsiye. Reka tubikemurire hano. Aku tak Umva Zain. percayalah kau dah berubah. Ntabwo nabyumvisha ko hahindutse n'ibintu byahinduka. Dakar ni Wari uri mu gisirikare kuno nak bela negara. uzi wivuga ngo uzarinda igihugu nta kindi. Habis tu aku tengah buang. Uzi ko uzarinda n'umuryango wawe. Ni kau panggil bela. Umva. Aku dengar sekarang Igitekerezo cyo kuturinda ntabwo hano byakunda. ni masalah. Hano dufite ibibazo byinshi tugomba gukemurira hano. Dia lari masalah. Tukabona ko twahava. Dik, Dik. Ibibazo karafunga. Sasa rero nawe umva kuva ku ivuko wajya mu barari baroze. Dore hakuru uruganda. Gufata za kapote bakagenda bakarundamo mugo bakayumishirizamo. Abemeje kwica abana ba rubanda bo ni benshi. Hano bagafunika nk'abapfunika ubukingirizo. Kumbi ndani ari birimo. Semacam neraka. Hano harashyushye cyane. Kau ni agak hebat. Wah tahu lah. Kujya mu cyumba kirimo air conditioners. Hari-hari rosak wah tahu ah. Dore na se w'abana nawe ni hakora. Boleh report pejabat puro ni. Mane umuntu azagenda rwose avuge mu rukiko ko turakora akazi kenshi. Hakundo karitsiye yagoswe. Ni ukuryama mu ntebe. Nezo ntebe bakiriramo abashyitsi niyo matera. Saro nicyo gikoni. Mu gitondo agiye kubyuka. Mushiki we yasize amuteguriye icyayi. Rangije ari igitabo yarambitse hakuno. Igitabo cy'amateka. Mukira akubwiye ati muze ku ruganda ufate kahunga. Nimwe mbwa 5 kwezi ugafata kahunga 6,000. Ntabwo uzava muri karitsiye pakoze iki? Umukoreye. Baka amafaranga kavamo. Naho guhinga nta kepfo ka ruguru. No gukora bucakara. Manega genda teba ka gatabo. Harimo amafoto ya kera, harimo n'ibinyamakuru bagiye bakata ubwo umukiriya azakugura karitsiye. Bagurisha itaka ryabo ngaho ku ruganda rukora mugo. Muzehe hakuno. Hano hari abagafashe mu ruganda basuzugura ba muzehe. Baza kwinza ku musaza. Barangije bafata hakura amavuta bacana kabiriti turacyagushyira mu gihombo. None se imipote ya boss ikibazo ki? Molek kau ni. Apa nama bakar? Baga neza shayi ni ibyo mwakora. Hijau nak ngamuk. Turakongera ni mafaranga uraza ukatwa menshi. Siapa cak? Abiyeza kuri uyu musaza mu ruganda nabo ni benshi. Bang. Wafashe ubukingirizo bwa boss bagomba gushyiramo mugo urabutwika. Nayo mafaranga turayakwandikaho. Muzero mujinya. Oi, mengate. Marize mbere usurisaza mbiki. Hey. Umushara bazaho kata. Sha numukobwa nabonye arakuki ariko mugore nawe nizamusiga amahoro. Umusore nayo ibereye mu rugo. Muzehe yakoze ijoro. Iza kubona se hageze kwigaragambya ku mukire. Ateza imyigaragambyo mu ruganda ariko nabwo ntibyakunze. Hanyuma ni haciye iminsi umukire Raja atanga karuswa, polisi ya Malaysia iramurekura. Bihugu bikoresha ruswa kenshi ntago akigaragambya ku mukire. Arakwimura agatanga karuswa agataha. Uzo ko yagatashye. Ndi hakuno. Reba uruganda.
umusaza hakuno acungana n'abasekirite bagiye kurya. Saza muzehe nawe aribyo yazanye hakuno. Hano hari abafata ubudobo bakabujyana ahandi hantu. Arangije afata ka telefoni. Aku dah jumpa. Hari icyo mbonye. Sinzi n'icyo mbonye. Maniga hakuno mu gitondo akiraho byabe bandi muri quartier abiyenzane babura sezi marine nazo bacaho bahorobye ibishira sawa nyine kureba neza bari kuzamuka basa nabagani wabo. Oncle Hamidi merezi pachisigara nguriya muzoye ko yagatashye kubitana muhungu. Muzoye arata Hasani Bun Cantik tangan. Tatu baru ke? hano mwana birasa neza ibintu byose. Tatu kalau tak kau. Dia berkata tatuaje ya David Beckham. Adik aku lutut muka aku. Come on lah Hasan. Mwana nijoro sister wanjye twaserereye. Patutnya kau ajak aku. Aku juga nak hantar Raja masuk lokap. Mwana wakoze kosa kwagiye kwa Raja. Sepapa. Utambwinga inshuti. Ari umupolisi amambwira ati uriya mugabo nawe nagereje kuba namufunga ariko ntibyoroshye. Abaturage bari hakurya uzabona umuturage avugisha umupolisi kubera yuko bazi yuko bose bahora banywa za mugo n'ibiki. Babonye azarema navuga n'umupolisi abona ni ibintu bya danger. Aku tak cakap pun. Aku nak Raja masuk lokap. Mwana ntabwo nagize ngo byo gufunga uriya mu kirere. Apa sah? Susah hati tengok usia kau. Nampak tak? Bukan setakat aku je dah dengar aktiviti co-curriculum kau. Ntukagire ikibazo kuba baturiye abaturage. Nampak kau sendiri. Barabona ari ibintu bya danger kubera ukuntu bose batinya leta. Susah hati. Bazi yuko tuzanywa ducecetse mpaka. Malon, sati. Non tak suka dengan kau pun. Hasi abaceka abantu bose batekereza nkawe. Ha. Itu yang aku tak faham tau. None si ifitiye amatsiko ni kimwe. Nak tolong dengan Jepun. Abaturage bashaka kubafasha ariko nabo ubwabo ntibumva. Harus happy kalau aku dapat sabun Raja. Mwese muri bamwishinde kwa mukorera uriya mu kirere Raja cyangwa. Abaturage nabo bagira ubwoba nta kuntu bakwigumura ku mukire. Kini orang dah hidup lama sangat bawa Raja. Bari abaturage babaye munsi y'uriya mu kirere. Sampai takut nak bayang hidup tanpa dia. Ntabwo bakimajina ubuzima bajya baramutse batandukanye nawe. Foto dia. Bakora akazi kabi. Kerja sampah-sampah aku jadi susah je. None uko bagakora mu ibanga ariko karushaho gukomera. Lapang ah. San. Arikomereza ni mushuti bariganye. Ni Bun. Kerja sama lah, gotong royong. Kita Bande kadufatanye imbaraga twese dufite intego imwe. Ma. Uravuga cyane bro. Intego nimwe no kurwanya uriya mu kirere Raja. Ariko napfa kwataka umuntu umushinja ikintu udafitiye gihamye. Macam mana rundingan dengan Raja Penyangat? Hase mbwira umwana wanjye gutagiye kumvikana kira kiyebe ngo ni Raja. Mwana wanjye wasaze. Lah. Bos saya juga. Uracyasiga ngo ukari sobuja. Jadi ya, kalau ayah masih lagi degil duduk kat sini. Papa kwa muri mugihatiriza kuko twaguma hano niko bizamera. Nagushaka kuva muri quartier ngo nguri kavukire ariko nabyo na amafuti. Nanjye nibukira bitekereza ntago byoroshye. Ayah, tolonglah pujuk si adik tu. Ese papa bazo avuganye na mushiki wanjye. Jumpa Raja malam ni. Tukareba ko ijoro twajya kureba uriya mu kirere tukavugana nawe. Mana tahu Raja boleh kurangkan beban adik ya? Wenda mushiki wanjye uriya mu kirere yamushyiriyemo imiyaga tukajyana. Berambus ke tempat ni. Tukavana mu hantu tukajya tukimukira ahandi hantu mu mahoro. Twimuka. Boleh. Uravuga twese tukimuka se? Kita berada dekat sini pun sebab Raja roboh mak kita kan. Baguze itaka ryacu maze dutuye mu nzu. Atas tanah haram. Ntabwo hano ari ahantu ho guturwa. Tanah yang dia beli. Izi ni za quartier zimeze nka Karambo nta terambere wakura hano hantu. Dia bagi kita flat ni. Dia bagi semua orang. Yaduhaye ikizu ariko kidafite amahoro. Dia dekat kilang macam nak ke jahanam tu kamu kata bagi. Yaduhaye akazi ko mu Rwanda wajya n'Imana duhaye ariko kwari kudufunga neza burundu. 20 jam satu hari 7 Tumaze imyaka 20 dukora hariya hantu. Seminggu. Dukora hari imyaka 20. bayar gaji. Gukora amasaha 24 y'umunsi iminsi 7. Raja Amafaranga duhana urusenda akatugaburira ariko ntabwo tugaburirwa twishyura.
Kalau ayah pandai sangat, ndakeka uri umuhanga yang ayah terima tu kenapa? none se kuki akazi wakemeye iyo wikorera mwana wanjye kaba nuko bananyica Pak ni dah negasi 8 tahun lepas ayah. njye naharambiye mu myaka 8 yonyine papa Lepas tu semalam. uribuka ibyabaye ejo Esok lusa, Zen pula. ibizakurya bizanyira bite ushaka n'umuntu amushanye apfe gutyo apfe nabi mwana wanjye Engkau ni bercakap bunyi macam Rahmi kau. ujya uvuga amagambo nk'aya nyoko Ingat tak? uribuka amagambo yajyaga ambwira Dia melawan cakap aku. Ingat? mama uri kunavugaga ibyo avugaga byari ukuri Mang ingat. byari ukuri kandi koko Tak sanggup hidup 1 hari lagi dengan ayah. ati mama yakabaye wenda iyo abahagaze hano mu mwanya wawe yakabaye avuga bizima Bukan pasal tempat ni. ntabwo mama yakemeye ko dutura ahantu nk'aha mwana utanyurira azamukana akanazema ati mama yaba agihari kuko atekereza neza ntabwo yakabaye atuma tuba ahantu nk'aha Punya ayah. ariko wowe kuri feke mu mutwe urumva kucana na mukobwa ugatumwa n'umukire ukora mugo bigwaye amahoro aragoye igifuka cya kawunga ariko nabwo ukore wishyura abivuze na mushyo yumva maniga eske murwanire iwanyu bitatugera abaturage barihungira bimwe baguhendera mu isoko ajya gutonganya inzira ariko biturukuta sishira bitanga iki kiraho telefone irasona hakuno Abang, Hassan hari uwahamagaye Cepatlah. Zaini gira vuba sasa biramushye ntibyatinze Lah, relax lah. birangira bumvikanya kujya gukora iki ku mugoroba guhura n'umukire Lepas ni kita payah tongker aja dah. kau ingat nyuma na nyuma tugiye guhura na Raja Macam nak dengar cakap kau? urumva uriya mukire ari bwumve ibyo tumubwira Kita dapat keluar hidup pun dah cukup baik. Apa kau ingat wenda tukakagumya hariya dutuje dia nak bunuh kita? ntabwo ari butwica icyo nicyo cya mbere Nah, aku tahu dia kan ex-boss kau. Dek, yawe yari soboje ntabwo uzi uko ameze muri iki gihe negara kita ni ada undang-undang. Kita tak ndabizi turi mu gihugu gifite amategeko n'amabwiriza tahu raja panggil macam ni. Kita tak payah kacau dia. ndabizi rwose buryo Raja azwi hano ari n'umukire ukomeye ariko Aku tak nak kacau dia. ntabwo yadukanga Enggak, aku itu je dia. igice nyine ni ugutabara umuryango wanjye tukava hano tukimuka Tengok apa Raja cakap. Pandai aku fikir. ibyo uvuga ndabyumva ariko dupfe kujyayo nta kundi batakubapagasa kimwe bahora baserera muvane ndakarira ariko ibyo nakubwiye nawe uzajya ubitekerezaho kumbe dore zambwe ebyiri Dani na Jado kwa boss Raja I must say I'm impressed. biratangaje Didn't expect you would convince her. ntabwo nari nzi ko rwose ubugarukana na mushiki wawe twashakaga So, mwashakaga So, do you have something to say to me? mwamufite icyo mushaka kumbwira se Ya. yego mushanya icyo ashaka kubwira aku na we Ayah. witegeka saba hano uje kwinginga kare gatangiye gakanga saya nyakubahwa saya minta maaf mbabarire rwose for what I've said and how I've behaved, okay? uburyo nani nakwitwayeho nabi biku umukire ashatse kuryamana n'agakobwa karabyanga ngabandi amuca amazi atumbare uburyo nakwitwayeho n'imyifatire idahwitse Saya nak minta maaf sebab selama ni saya tak erti nak bersyukur mbare dengan rwose kuba naritwaye neza apa yang Raja bagi kat kita orang. no kuba narahawe byinshi sinshime kandi n'ibyo bahabwa kurya ni nica ni bukenewe bose komeza kumbabarira Look, I appreciate your apology. cyane rwose nishimiye uburyo mwatse imbabazi In the meantime, I hope Papa Kohan can sit down and Slamane. I was just trying to help. basi igisigaye ni agasuzuguro kaso kugira ngo naso yumve ko nari muragereza kubafasha fasha umuryango wanyu yaba nawe wa mukobwa wamaze guca akenge uje kwaka imbabazi hasigaye so n'agasuzuguro ke Tapi, that won't do it. ariko ndabizi ko ntabwo byapfa koroha sinapfa kubabarira Me and my family. ugomba kunyaka imbabazi cyaze mukazaka mu izina ry'umuryango wanyu wose And I'll decide how to make it even. Hey, aku cakap hanyuma ndaza guhitamo uko mbigenza urimo avuga ibiki se arangije kanagana ibiryo by'imbwa mugasorera imbwa iriramo Makan. banza urye sangira n'imbwa zanjye
nimba ukeneye imbabazi ko bwaraje Buat. Parezas Kan kau nak biarkan je lah. mugiye gutuma n'igihe ibiryo Benda settle je, Dik. Zain ndabyumva ariko ndashaka birangire uri ubukene bugira mubi kubera ko umuntu akwishyuza wava muri karitsiye inzu irimo nize umukobwa arapfukama musaza we nawe niko gahinda kazamuka aratamira jewe data we abashungera ntibabura zizana karashika Harise mukafe masaza kwifatira video Where you belong. poreza sha poreza kugira ngo nye famous sinamubuze nari mukunze poreza yitonze Okay, enough. ibyo birahagije kararaka kabucira musaza bako Sama wenda sinzi ariko I didn't know you had it in you. ntabwo nari nzi ko umukobwa wagira umutima ukomeye bigezaho Ituzaje dahuwa 40% off umwenda mwarimu mfite iyo mbakuriyo 40% what you owe me. baye bagiriye impuhwe 40%? 40% 40% Terera? ibijyanye na koko Can salam to your father. ugiye ntabwo nsubize naso isi wenda cyamwishyuza 100% wowe nkweyo 40 kumbe karise I wanna fight with them. boss wane kuri umurwano wenda ukabagabanyiriza ijyano Hassan, umva Hasani na Zaini mushyo wawe how would the both of you like a chance to clear ntago ndamutse mbayandi mahirwe ya kabiri kugira mugabanye ideni ryanyu 100% kugira ngo mbabarire 100% amafaranga yose ashiremo of your hutang kugira ngo umwenda ugabanuke in the ring? mugende mu Rwanda nimutsinda umwenda uvuye 100%. Raja, bismillah. Raja oya ceceka Let's do it. ndabyemeye tubikore uyu mukobwa asanzwe ari n'indwanyi abonye motivation yo kumugaburira ibiryo by'imbwa abyumva vuba musaza we nawe ni umukomando wakivuyemo yavuyemo ari Lieutenant Lieutenant sasa umuntu w'umusirikare kumubwira ngo agenda arwana na civilian aba yumva ari ibintu byo kumusuzugura Kau bagi aku kunyah. tumye n'umwanda bro ariko ndababaye ariko iya karashika ninyifatira muri ring ndayihimuraho Cepat lagi, Dik. Kalau kita nak cancel game ni. ariko kutinda ku bintu sasa basigaye ibintu byose arabyoshya magace ibintu byo kubasangiye n'imbwa kucyo bitinda wapfuye se Beli settlean. nari nzi ushaka birangira Kau boleh macam kan? papa birangira rwose usuye muri macanga tujye mu yindi quartier Kita boleh berambus daripada flat tu. Betul. base bwo nituna turasoza intambara birangiye Tu bebas. turaba tubohotse sister Lu ni ikut aku. sasa iki cyatunyuzana nanjye abatangira kumubwira yitonze Kalau kita menang, nidutsinda ayah tu bagi aku yang pujuk. ndabisuza abana na patu kigendeye sasa nawe bimwanga munda sasa ubuntu kurwana inkundura ya ntambara y'umuhenerezo umusaza we nakuramo agapira aha ibindi letere musaza namushiki ibindi ikibuga sasa hari ukuntu ujya kurwana hari uwakwendereje ariko hari n'umuntu urwana afite motivasiyo afite ikimusunikiriza mu mutima Bagi aku yang settlekan. iyi niyo ntambara sasa bita intambara dore mama niga karize niko keza biki ndagurana n'umuntu tayari mufane tayari binjira ikibuga musaza w'umukobwa yabanje muri iyi mirwano zamani y'ibirara ayivamo yinjira mu gisirikare yongera wundi mwitozo sasuzura y'umukomando ku musivire bashyiramo uturinda amenyo bambara udukingirizo tw'amenyo mu kanwa ridakuka baretse kamfatu sasa bazi n'ubwenge arabizi nta musirikare umuntu w'umugabo wajya kurwana n'akantu k'agakobwa karashika nk'aka baramusetinga
uru ruzingo rw'umukobwa gacicika kamwikego aragakweba ashaka kubita wagakobwa sheri karashika abasenzi bana tugambaniye rwane ni mutsinda murababarirwa uyu ni umusirikare yakubita akaruka gakobwa kadafatika gacicika bakamereye nabi tayari ariko nako ikoroshe maniga sasa ndio kubita mushiki wanjye aragahutaza karangije nako ureba ko igihagaze ntabyo mbona areba kagoryi reba hano inyuma ubuhumetse buhengamye ibyo ntibyamusha kumbe ashaka kumwubikira asani gatera umunigo kavuna akaboko kazana umugeri akagoryi nkaka gashyira hasi ikingi yitwa gakubise kumera ni umunyamibare sasa hano mushiki wamereye nabi iki nacyo nabyo uyu we uwo mugabo mugenzi we namiyaga atamavi ayiwe sasa karashika yabyisabiye ngo bagundagurane gatigika gafite umujinya kaze bakobwa muhati bifuzi umutipa afite n'umujinya namiyaga garukano kubitakana gukurura namiyaga gukora mu gatuza yewe data we gukoma kwemeza gusa mushiki we nawe yakwega igikatu musore mweme urashaka iki niga kandi undi munsi nibyo wisabiye musore mushinya isura yigira inombe byanyabyo civilian uje ugabanya akamenyero ku bantu yewe bingara rihindukiza yewe data we ibi harimo n'ubugome yewe watsinze byarangiye yewe watsinze bosi ayaya ntago bihagije mugira ni yanyurwa umwenda uvuyemo wasarababara umukira wababara undi munsi sister twitahire turabikora gataje kishimye uzaje n'ahandi famiye ziratandukanye muzazije niga baramukubise menya arakuka batashye bishimye lagi berani nak cabar dia. Barayine berwara umuntu abakeneye katashye ibyinzi zikabyibagiwe Title erega nigifite bro wanjye ubu nabandi barambeshye Kau boleh macam Okay aho turajyana ntuvana Ayuh tu bagi aku papa najyana mutera inshuga sikit hati dia ndabizaraza kunyumva kau dah tak marah aku dek. ako nazere kutacindakarira Wah betapa happy-nya aku bernampak kau masuk erega apa icyanshimishe nta kintu uko nongera kubona urwana tu lagi kakugarana akagoryi masa aku kecil dulu nkiri umwana ndabyibuka jadi kau ada fight uruko wajyaga kurwana si culik-culik keluar rumah najyaga ahantu mwishi nyuma yaho warwaniraga Amis numvaga ntazakwepa kureba Aku tahu. ndabizi Pak tu kau lain kau kuat
ati buri kwabagore muri ring uri murarwana narakurebaga wabona muragura umunyembaraga ntabwo bugira fearless Macam kau. nashaka kumera nkawe Sekarang ni aku lagi berani pada aku. nabiswe ko undenze ntabikaze That's not the point, abang. Okey. iyo si ingingo Hasani Serang je. ngaho mbwira icyo ushaka Dulu, masa kat rumah, ndanibuka tukiri batoya Tayo tengah panas. Kau suruh papa na mama bakunda guhora baburana aku. bakamisha Kau make sure kau yang kena dulu. Janji aku. rimwe na rimwe bakatubuza gusohoka mu nzu ukancikisha Bila satu hari kau tak ariko hari umunsi wageze ndakubura Bela urabura tu je. uransiga Aku mula tak jadi apa-apa. ubuzima bwaje kuduhindukira nawe ubukene nabwo baratwataka Tu, nibwo natangira nanjye kujya muri ring nkatangira kurwana macam kau juga. numvaga nshaka kuzamera nk'umusaza wanjye Aku terus terang dengan kau, adik. Zaini mbwiza ukuri Aku tak suka dengan diri aku. ubwo nagendaga byabaye bibi cyane Gaduh aku tak nak bergasak itu je aku tahu, adik. ariko n'ubundi narwanya ko ntabishakaga Mek dengan ayah bertengkar. iteka nahoraga ntekereza kuba nataha Aku baran. kugira ngo amafaranga nzaba narakoreye mu gisirikare Pasal-pasal ntazongera kubona mama na papa barwanira amafaranga make twabaga dufite saya silang kau juga. Aku masuk tapak tu sebab aku nak lepaskan nafsu baran aku. ati nageze muri ring uyu munsi Sampai gukontorora umujinya birananira tentera yang ajar aku disiplin. ibyo nigishijwe mu gisirikare byo gukontorora uburakari na disipurine niyo mpamvu nabirenzeho kuko narwanya umusazi Aku faham. ndabyumva Tapi aku tak faham sekarang ni macam mana kau boleh senang-senang sangat buat ntabwo keputusan. nari nimvishaga umwanzuro wafashe wo kujya mu gisirikare Orang pagi. ukansiga inyuma ibyo byambabazaga Aku janji aku takkan tinggalkan kau lagi. ndagusezeranya ntabwo nzasubira inyuma ntabwo nzagusiga Kau ini lepas kau pergi kugeza lantak lah. umunsi uzabona umusore Aku ikut laki kau. Kau ukura kuri kwiziniyeri dore ko nta mashyiga kibaho masalah aku. uzigwa Kita nak pergi Kelantan ni. nakeka nta musore muri ako gace wanankunda se Aku ni ah. urumva nzagumirwa mpaka Muka macam hari Peter Pan. erega ura n'agakecuru bagenda betera blague yako Salah. musore agize gutya sister inyuma yacu Ikut kita. hari abantu badukurikiye Nawanang. utarebayo Pandang. reba imbere wakagoryiwe bakurikiwe uriya mukire mu Rwanda wabaye ntiyanyuzwe Tak. inshuti zawe hoya Lari dia. birukangamo gakeya batangira kwirukamo ka speed bongeramo bakomeza imbere kugera hano basanga hari bisi ya Pikes binjira muri bisi ndani muri bisi abari babakurikiye babonye binjiye muri bisi barahagarara baranabiyereka ndasenze sha kwinjira muri bisi abibereye mu bafite bitatuwaje ntibavuga ntawe ubuja bafite ibyuma Hasani kiramubaga mu mugongo kumbe bisi rero nagatego k'amabandi sasi nambara ivuye muri ring tangirira muri bisi ukira nashaka kuva ku izima nambara muri bisi byanyabyo umurano umugome naho yatagutsinda terura umuntu shinga umutwe byanyabyo namushyikiwe ntiyoroshye nawe ntabwo yoroshye data we mbega umugome akaboko byanyabyo mbega jewe data we wongere icyuma nawe shaka kwica kubitisha ikirindi hari abarimo indani ba nyiri gukubitwa muri ringi nabo ntago banyuzwe badukubitiye muri ringi muri bisi ntago tuvira mwaho karagaruka Jangan macam ni, Vi. umva turekere ibi Bapak kau. twumvikanye This has nothing to do with the father. ibyo wumvikanye na data ibyo ni byawe karamukoma babizanyemo mishinya ararishya mu cyuma kiramubaga sasa ararishya baze musaza we mukobwa nzagufasha musaza we mushinya hano wowe kankubwiye civilian genda gake akobwa ndikumva ateye umunigo inyuma ye cya gisore
zanjye ziri aho nambara muri bisi masasu bazanye n'imbunda babizanyemo imbunda ayimwamura we inyama amasasu arimo rasi ryanjye baryari muri cyemba ikibunda kinaga imbere uyu musenzi umukobwa bita umujinya yaba data we kabita inkokora n'undi munsi mutwe witwengama kubita ibikanu wongera ubyuke umusore yewe data we ari cyamufashe